Ndabaramukije inshuti z'umusaraba bakundwa n'umwami, abo dusangiye urugendo rugana mu bwami bw'Imana. Kristo Yesu abane namwe. Muri aho dukomeje cya cyigisho cyacu kivuga ku by'amasengesho, aho Yesu yigishije abigishwa be gusenga. Tugeze rero ku nteruro ya 5 ivuga ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Buri munsi tuba dukeneye ibyo kurya by'umubiri. Nta gihe na kimwe umubiri udakenera ibyo kurya. Ibyo kurya rero by'uwo munsi bijyana n'ibindi bintu umubiri ukenera. Ntabwo umubiri urya gusa ibyo kurya ngo bibe bihagije. Umubiri ukenera no kwambara, ukenera aho kuba, ukenera n'ibindi bintu byose bijyanye n'ubuzima kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza kandi bwuzuye. Yesu avuga ibi ngibi yavugiyemo ko yari ashatse kuvuga ko umubiri, ibyo kurya byacu by'uyu munsi bijyanye n'ibyo ubuzima bukenera bwa buri munsi. Ariko nk'uko umuntu akenera indyo yuzuye, agakenera ibyubaka umubiri, indyo yuzuye ibigizwe n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara, ni nako no mu buryo bw'umwuka umuntu agomba gukenera ibimufasha. Gukenera ijambo ry'Imana, gukenera indirimbo muri we n'ibihimbano by'umwuka, gukenera amashimwe muri we akabamo asesekaye. Yewe umuntu aba agomba gukenera ibimutunga mu buryo bw'umwuka nk'uko akenera iby'umubiri. Umubiri umuntu aba akenera ibya mu gitondo, ibya saa sita n'ibya nimugoroba. Ariko hari igihe usanga abantu bagaburira cyane igice kimwe, bagashaka gutunga umubiri gusa ariko ubugingo bugasonza. Mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 4 umurongo wa 6, yarababwiye ngo, ku murongo wa 16, yarababwiye ngo nicyo gituma tudacogora. Nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu w'imbere agenda ahinduka mushya uko bwije n'uko bukeye. Imana ishimwe cyane. Yohana igice cya 4 umurongo wa 32, hari ahantu Yesu yasigaye aganiriza umugore we w'umusamariyakazi. Ageze ku bigishwa be, kubera ko yari yatinze, baramubwira bati rwose twagutegereje ngo uze dufungure, rwose byagenze bite rwose ko wiyicishije inzara? Ariko Yesu arababwira ati mfite ibyo kurya mutazi. Ku murongo wa 33 w'icyo gice cya 4 cya Yohana, abigishwa be barabazanya batese buriya hari umuntu waba yamuzaniye nk'ibyo kurya? Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Muri Yohana 6 umurongo wa 35, Yesu aritangaza, arihamya akavuga ati nijye mutsima w'ubugingo, nijye mutsima wamanutse uva mu ijuru, uza aho ndi ntazasonza kandi ntazicwa n'inyota ukundi. Iki gice cya 6 cya Yohana gisobanura uburyo kwakira Kristo Yesu ari ukwakira ubuzima bwuzuye, ari ukwakira ibyo kurya bidashira, ari ukwakira umutsima uhaza. Niyo mpamvu umuntu uri muri Kristo Yesu aba ahaze ku buryo irari ryose rishira. Irari ry'ibyo kunywa n'ibyo kurya bindi bitubahisha Imana rirashira. Hari ibyo kurya n'ibyo kunywa bidahesheje Imana icyubahiro, ariko Yesu iyo tugeze muri we inyota y'iby'isi irashira. Gusaba ibyo kurya byacu by'uyu munsi bijyanye n'ubushake bw'Imana. Mbese ni ugusaba uko Imana ishaka, kuko ari Yesu wabivuze ati mujye mubisaba gutya. Ugasaba iby'umubiri n'iby'ubugingo. Buri munsi jya ugira ibigufasha kugira ngo nawe ubone uko ufasha abandi. Buri munsi jya ugira ibigukomeza nawe ubone uko ukomeza abandi. Mu ijambo ry'Imana, Ezekiel igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza uwa 3, aho haravuga ngo
ngo maze arambwira ati mwana w'umuntu, icyo ubonye ukirye, urye uwo muzingo, maze ugende ubwire inzu ya Isiraheli. Nuko mbumbura akanwa angaburira uwo muzingo. Arambwira ati mwana w'umuntu, haza inda yawe n'amara yawe uyuzuzemo uyu muzingo, ngo uyu muzingo nguhaye. Nuko mpera ko ndawurya mu kanwa, undyohera nk'ubuki. Buri munsi tugomba gukenera ibidutunga, buri munsi ucya ukwawo, buri munsi uba ufite umwihariko wawo, kandi ngo uba ufite n'ibibi byawo, nk'uko Kristo yabivuze mu gice cya 6 cya Matayo 34, ngo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo, ariko umwami aba agufitiye ibyiza byafasha ubugingo bwawe, bigafasha n'umubiri wawe. Ntiyita ku ruhande rumwe ngo areke urundi. Bika ijambo ry'Imana muri wowe, bizakurinda ibicumuro, nk'uko tubisanga muri Zaburi 119:11, ngo nabike ijambo mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Mu bibaho byose uhora ushima Imana. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5:18, ngo mwibaho byose muhore mushima, kuko ari byo bibakwiriye mu mwami wacu, kandi musenge ubudasiba. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5:17. Reka nsoze nkwifuriza ibigutunga byubaka umubiri n'ubugingo. Imana ikumpera umugisha kandi igukomeze muri uru rugendo. Ni inshuti yanyu Pst Bernard.